Ayo reka ngushimire cyane udukurikiye nkubwira ni kora subscribe utarakora subscribe kandi nawe ukoze subscribe nkubwira ni uri umuntu w'umugabo kandi ngushimira cyane nkubwira ni tugiye kujya tubageza ibintu byinshi bigiye bitandukanye nkuko bisanzwe rero imbere ya kamera murabona umukobwa mwiza cyane ya uyu mukobwa ariko n'icyo gikoko ya ntawe tupfubiriza murabizi ni ibintu byacu kubahereza ibintu byiza cyane reka rero nongere nkubwire ni ukora subscribe ukabyara we ukore akantu kagashare ude like ude na comment ku bintu ubona bitagenda neza kugira ngo tubasha kubikosora ubundi twikomereze. Okay sister, twaguse hani wawe tugira ngo tuganirize ku bintu byinshi bitandukanye abantu benshi bajya bibaza, bamwe baba batasobanukiwe, hari abakobwa bagenzi badasobanukiwe ibintu bimwe na bimwe tugira ngo basobanurire. Muri make turashaka kubanza dusobanurire. Abantu benshi bibaza ibintu byo guca imyeyo, ibyo bintu bakunda kubanza kwibaza akavuga ati nzashaka umugabo gute ntaraciye imyeyo, ibyo bintu bikorwa bite, akamaro kabyo nakaye? Umukobwa ubutaraca imyeyo nyine ni umukobwa mwiza cyane, akeshi na keshi aba ari umukobwa urangwa n'ikinyabupfura. Umukobwa waciye imyeyo nta mugabo ujya upfa kumusenda, kandi umukobwa utaraca imyeyo baramusenda keshi na keshi. Umukobwa waciye imyeyo abasha guhereza umugabo neza mu buriri ugasanga bimeze neza. Umukobwa waciye imyeyo akeshi na keshi abagabo nibo bakunda. Nkubaza akabazo gatoya. Uravuze ngo umukobwa ngo waciye imyeyo ngo niwe mugabo bakunda, ariko nkibaza ubundi guca imyeyo ni iki? Guca imyeyo ni iki? Guca imyeyo ni iki? Mbese guca imyeyo nukurangwa n'ubwari bwahozeho kuva kera. Ko yuvuze ngo ubwari se hari umuntu utari umwari? Nta muntu hari umuntu utari umwari mane. Yenda reka ngwereze mikoro nawe ugira ikintu tubwira. Hari umuntu utari umwari? Ubundi kuntu bimeze nta muntu utari umwari. Ahubwo wowe ikintu dushaka utusobanura cyangwa usobanura abantu badukurikiye. Ubundi umuntu guca imyeyo bikorwa bite? Yenda ushaka kubutumiza ikibazo neza kubaza na guca imyeyo ni iki? Cyangwa se bikorwa bite basi? So guca imyeyo uratega ubwira undi mukobwa mugenzi wawe mukajya mu bwiherero ugakuramo ugara utuntu turi impande y'igitsina dutoya akadufata akadukurura buhoro buhoro, ugafata n'utuvuta tw'inka ugashyiraho. Niko guca imyeyo paka ukagenda ukurura paka tuje. Ese ugiye kurura birumvikana ugenda ukurura. Hari igihe runaka se uvuga ati bisaba yenda ukwezi, bisaba yenda icyumweru, hagiye runaka gihari cyo kuvuga ati iki gihe yenda imyeyo bimaze kuzura yikeneye? Bitwara nk'amezi nk'atanu kugira ngo imyeyo igaragare ishimishe, ibe yashimisha umugabo. Niko bigenda mu muco w'abakobwa, niko bigenda. Atubwiye ngo niko bigenda. Ese ubundi imyeyo mwe muba mukeneye cyangwa se ibyo ngibyo uvuze ngo umugabo akeneye ibireshya gute? Akeshi na keshi imyeyo ntago ukurura birenze. Ari igihe ukurura wenda arugira utureshya gutya, ari nugira ibireshya gutya, ari nugira ibisumbyeho, ari ibisumbyeho baca kwa muganga bakabikata ugiye kubyara. Utugufiya rero nitwo twiza, nitwo dutuma umugabo aryoherwa, nawe ukabasha kuryoherwa, n'amazi akaza uko umugabo abyifuza. None se uri kutwereka ku ntoki ariko ashaka kubona abantu batabirebye neza. Ubundi ku ntoki zawe ni ruhe rutoki yajya agenderaho kugira ngo agire apimeho, cyangwa se ikindi kintu bapimisha? Upimisha musumba nzose ukagezamo hagati, twagera hejuru ho gakeya
ukasa nk'urekeraho kuko iyo uciye imyeyo ari ukubyimbirwa kwabyo ubasha kugira ku mugore watambuka ukumva uri kubabara usa nk'uhagarika hashira nk'ukwezi ukongera ugatangira niko guca imyeyo kwacu kugenda. Nese ubundi umukobwa waciye imyeyo ariko mbere na mbere ubundi warayiciye? Nanjye narayiciye. Okay, ngo waciye imyeyo waciye ingana iki none ugenda shaka umbwira ku kantu waciye ingana iki hanyuma none uhuye n'umugabo ubona akwishimira bimeze bite? Njye iyo naciye mfite imyeyo ireshya gutya ako nkuruye ireshya na musomba zose nkuruye ireshya gutya nkuruye ireshya n'aka kamusomba zose. Iyo mbikoranye n'umugabo araryoherwa nanjye nkaryoherwa ku buryo n'ikindi gihe abasha kugaruka akavuga ati uriya mukobwa byanga binoga ni wowe wandyohereje nta wundi namurenzaho nta handi nakwirirwa njya. None se ubundi reka nkene nkubaza akantu kihutirwa sibyo? Ubundi akenshi iyo wowe uyihaye umugabo sibyo ubwirwa kikaryohewe ubwirwa n'iki? arabikubwira cyane rwose kuko biba bimeze neza amazi araza nta kibazo nta kwishisha narutangira nawe uba wamukunze naribi rwose arabikubwira akakubwira ati rwose urandyohereje rwose ndagushimiye ko wakoze n'ibintu by'abantu bakuru kabisa arabikubwira. None se arabikubwira ariko ubundi mbwiza ukuri njyewe hari abantu bajya bavuga ngo umukobwa utaraciye imyeyo ntanyara niko bimeze? Umukobwa utaraciye imyeyo byo ntago anyara benshi usanga bumye umugabo yashyiramo ugasanga arababara ugasanga umugabo narababaye ugasanga ni ibisebe gusa ariko waciye imyeyo kabisa wavivura. Bivuze ngo ubu ngubu nawe mu buriri nyine ubu ngubu uri kizigenza? Mu buriri ni sawa kabisa ni woje nuko ari ibitashoboka rwose nahanga nabikora rwose ukabyibonera ni byiza. ngo ubu ngubu nuko atari bishoboka bahita bitwereka kuri kamera urabitwereka bagumyeho urabitwereka ahubwo wowe tubwire sibyo? Ubundi umugabo hari umugabo wakurunga akavuga ati jyewe noneho ndaguma ahangaha akaba yaratandukanye n'umugore wiwe akaguma iwawe kubera wowe? Cyane ari umugabo ushaka kukurongora nk'ubu ngubu ari uwandongoye kuri njyewe ndihaho urugero kabisa aravuga ati rwose njye ntabwo nzasubira iwanjye rwose ntakiriyo rwose wowe urandyohereje kabisa. Njyewe umugore yanera umugongo umugore ntiyaciye imyeyo ntiyagize ute ariko wowe uranyariye umpaye neza waciye n'imyeyo rwose umugabo rwose anguriye icyo nifuza cyose kabisa anshyira mu nzu ubu none araza tugaswerana nyine nkamuha neza. Bivuze ngo waramwigaruriye nyine ubu ngubu n'umugore we yaramwibagiye burundu? Naramwigaruriye cyane rwose yaramwibagiwe kabisa. Reka nkubaza akantu kihuse sibyo? Iyo umuntu umwigaruriye nko muri ubwo buryo sibyo umugore we mugahura ubona kureba ati? Umugore we nyine akureba nabi nawe ukihangana ukamwihorera nyine kuko nawe ubuze ubwenge nyine niyo yajyayo niyo yakugirayo nawe wamugirayo. Kujyayo ni he wamugira? Nihe wamugira? Tubwire. Wenda ashaka kujya nko kukurogesha nawe ukaba wajyayo nyine ukajya kumurogesha cyangwa ukajya kwisirikisha. Hari uwabigukoze se ashaka kubigukora nawe tujyayo? Yari uwabinkoze rwose cyane. Nanjye mpita njyayo. Yego akenshi na kenshi si mu bireba se ngenda asiritse. Ibyo ni bira
ndasiritse. ubu nta muntu wagukora uko yiboneye. Nawe rwose nawe kabisa. Njye none ubu ngubu ngewe ndanatunguwe. Ubu nta muntu wagukoraho. Nawe kabisa nawe. None se tubwiye sibyo? Ubu ngubu ntawe murahura none ngo agukubitire mu nzira bya danje kwa mutwa mugabo. Nanjye namukubita cyangwa nkamukubitisha. Kamukubitisha inkuba se kandi cyane rwose. Wakajemo akazu karimo neza. Yego. Ngiye ntiza mubaza ikibazo kimwe. Indasi ni yewe. Ngiye rero ndabona ahubwo usigaye wowe natwika birenze. Ahubwo ngiye ndagira ngo umbwire. Nyuma y'ibyo ngibyo byuko umugabo wamwigaruriye. Turetse no kuvuga ngo mu buriri ho watubwiye kutwika. Ariko hari akandi kabanga waba wiziho kawe ka danje. Karenza kabanga. Akabanga ko karahari ntago kabura. Akabanga ubundi ka mbere ni ugufata umugabo neza. Akimara kwinjira mu nzu agikomanga, uragenda ukakumukuramo inkweto, ukazana kamambiri ukamwambika, ukamwicaza mu ntebe muri salo. Yamara kwicara ugafata amazi washyuhije muri teremusi ugashyira mu ibase, ugashyiramo utundi dukonje, ukamwoza ibirenge. Wamara kumwoza ibirenge ugafata utuvuta ukamusiga umumasa, umukorera mashaje. Nicyo cyiza cyacu rero cyo gufata abagabo neza bakaza batugana.